kura ingofero watumara ninde bakuzanye hano we vipi zawe wagicucu ubundi wanyuni bakwitana bakwitaga tarwa kimese nagari wakorana na izawe wagicucu oya boss oya toka wewe ayo matama ndayajwibura Allô? Oui. Warumeze ute se? Warumeze neza? Sha natwe tumeze neza. Bose baraho. Ndabagusuhuriza. Ego natwe turagukumbuye. Kubwo se dusuye ryari? Ego we uzaza uturebe. Uzi uburyo nabo bagukumbuye cyane. Na sister ndabona yishimye cyane. Sister bikumva amakuru meze umva reka nkubwire ufite story ya Dani yes yimye ubatigaye mfite sheri maze yego mana yanjye kuko utari warambwiye ufite sheri nitubwo kubwirana banaga bitari seriye ariko ubu ngubu nyine sigaye mbona ewana ari umva ibintu ari neza sha ndabona yagusajije pe ndishimye ku buryo utabyumva umva umva ko zimfashe zimerera ego ko umva sigaye mfite sheri maze akora muri banke ego mana ubwo sheri ukora muri banke amukuye ngwiki akora muri banke ego kurenze kabongo bakora muri banke batereta abakobwa bize ngwiki umva zifata zimwe neza umukobwa mwiza ego kuri mwiza utera neza meze neza ego ko mana yanjye cyane umusore utakwemera sinzi uko yaba ameze umva sinzi kabisa ego ko mama yari ibyaye umva ahubwo mva nyine nkubwiye njye nawe tugiye guhura ego mana yanjye aka kanya dufitanye gahunda yo guhura mu kanya ahantu tugiye kujya ewa ibintu ni neza ahubwo neje nyine kukubwira nkubwire ko nyine tugiye guhura nabonye sheri ibintu bimeze neza ubu nyine umva ibintu ni gutya sister biracimishije ubwo ndagiye eka nze tujyane njye kukwereka imyenda uri bugende wambaye Rose we Rose mama uri ndi hano mana yacu turengera chora mwana ko naringiye se mbwire byo wanshakiraga nigendere mwana wa amatari no kuziko rwose mama hano umuntu w'inshuti yanjye ngiye kujya gusura ariko ndagaruka ndahita ngaruka nagira ngo magawe ishya niriye ruguru ndahita ngaruka ariko abana biki mwana muri iki gitondo wakoze iki nyine mama ntabwo bitinda ndahita ngaruka ninde ni inshuti yanjye twiganye ni umuhungu n'umukobwa ni inshuti yanjye twiganye mama ni umuhungu n'umukobwa ni umuhungu mama ariko nyine ni inshuti yanjye ariko kumwe n'izindi inshuti zanjye twigana nyine turaganira ndahita ngaruka n'iminota mike ubu kuva mu gitondo ntiwakorobye ntiwogeje amasahane dore nishyiriye amata kuziko none murogiye yego mama ndahita ngaruka nagamushya ndahita ngaruka ariko aba bana b'iyi minsi babaye batyo nimumbwire yemwe ba ako bagenzi bawe bari bari hanze ndahita ngaruka dore sheri waraguhamagaye itabe sheri waraguhamagaye ngo nguki sheri wande none se muko usiga ufite sheri mani inshuti niba ugiye kureba oya ni inshuti yanjye ayi wewe mama ni inshuti yanjye ntabwo ngaho itabe twu ni inshuti yanjye ntabwo ari sheri kandi murumuna wavuze ngo sheri ntabwo ari sheri ni inshuti yanjye we abibonye nabi mbese ubu wakuze ayi hagarara nde mama wakuze rero inshuti yanjye ntabwo ngo sheri ni inshuti harya nakubyaye ryari 2020 none kane ariko se mwana wa oya mama ni inshuti yanjye icara ubanza umbwira icara ngo sheri oya ni inshuti yanjye mama zana hano telefone sheri b'iyi minsi bagashira mama ni inshuti yanjye mama ni inshuti yanjye oya ujye umenya ko nzi gusoma mwana wanjye mama ni inshuti yanjye dore ni nawe wagushaka gura uri murambeshya ngo ni inshuti mwiganye ni inshuti yanjye ni best mama sohoka mukobwa sohoka ni best mama
mama nawe kuko ubise urabona ni inshuti yanjye mama ntabwo ubise urabona byibuze umuntu ungana nanjye kuko ubyibuze yabaho adafite sheri sinshoboye ariko abana b'iyi minsi mama ni inshuti yanjye ariko nyine nese ubona imyaka kuko mama reka niyambaye njye no kumureba kandi icyo muzabona mwabana icyo muzareba ndareko nsa neza ndabona sheri umva ndabona nsa neza cyane Iri umeze bo? Meze bo. How are you? I'm fine. Meze neza. Yeah, meze neza. Kumbona uri na bag asovuye. Nari mvuye kuri bank kuzana amafaranga yo guhemba abakozi, nandi kuzamuza inzu hano hirya. Masaha aba yamfashe nambashyira yo kurya saa sita. Chide wari warabimpishe. Oya. Ntabwo bari ngombwa ko nyine n'utuntu turaho dutoto. Ntabwo bikaze. Okay. Ariko wari umeze neza. Nari meze neza nawe? Yeah, nari wikumbuye. Nimugora ko naguhamagaye kamupa byagenze bite? Siri ntabwo nari meze neza, numvaga nameze neza, nari mfite ikibazo. Gabi, ibi ni iki? Meze bite? Sister. Bite kuzunkoraho. Gabi none ariko none cyane yitebeye. What's wrong bro? Umva, mufitiye amakuru Gabi. Gabi none mufitiye amakuru. Nyine hari ryari umukire yamweka ashaka abakozi bo kugira toilette yo gucukura toilette. Kandi ngafite n'ifumbire ngo tuzikorera nk'amezi 3 yose. Hey bro, calm down, tuza. Bibi ni ibiki? Uyu ninde? Akuno ni umwana ufite. Uyu ninde be? Ntago muzi nyine ko akunda uri umustar abantu bakuzo utabazi. Ufite icyo kibazo cyenda mu cyangwa Se nuko nkuko biba bimeze ufite umukobwa mushyashya. Gabi nawe twari tuziranye. Dufatanije akaje ko gucukura toilette. Dukora n'ikiyedi. Ye baba we. Kanyene nkakore nyine ngo nzayarya ngiye nyine. Ngiye nemeye kugakora nzakunda uzemera akazi ko nkora ntago nzakunda niyemeye. Ariko uri nimbwa. Yaramutse. Yemwe abana. Yemwe. Hano baraharira. Makuru. Papa wari. Wamubwiye ko mubwire ngo wamukoze uje gucukura toilette yawe. Igihe umuntu aho yababwiriye umukozi nohereje ntabwo yabagezeho byari ukunze kutugeraho nyine nubwo amaze kumubwira uretse ko nawe muhungu nakubwiye twakoranaga yatinze ariko nawe ashobora kuza n'ukuntu mwamuze mubyitse urabizi ko mba naraye mu kazi so iki gihe nanjye ari niyo masambo nabonye yo kuruhuka mwamuze nyihangana Keria nzanira za filme zanjye ndazanira za net zanjye ndabona ntareba neza nyine narinje mu kazi kugira ngo atangire vuba nyine wambwiye ko ya toilette ikeneye vuba kugira ngo nyine mbe natangira nyine wa muhungu dukorana nawe yazaza ansanga ndimo nkora wa muhungu se wundi mukorana ari he yatinze urandaje ndaza kumuvugisha nimve nimba ari huze cyangwa se azaze yarwebarira wasanga n'umwana tugende nkwereka ahantu mu nkorera ntabwo ndikata hano hantu nshaka ko muhacukura agatuwarete ahantu nshaka ko muhacukura agatuwarete sinzi mezire zanyu mufatiraho urumva ko biri kose nshushanyiriza mbere ushaka si metero kare oya nta bya metero kare ni ka muviringo nta metero kare se metero kare nyine kado ntabwo nzi ukuntu mukora ibintu byanyu urumva ariko ushaka wa mugenzi wawe mugire vuba urumva ibi bintu ndabishaka rwose nyuma y'ibyumweru bibiri kamama allo
oya genda ujye kumuzana Salama, Gabi. ujye kumuzana nanjye ngiye kwiruhukira umva se umukire mani n'akazi ko gucukura tuwarete yakaduhaye mani banguka kanze nkuyobore ihute kandi nshaka ko mukuru muba mwatangiye aho sino nuko ndaba mu rugo rwanjye hasa nabi mwuka byawe ibintu byose birandagaye intebe Keria Fayha bimeze bitari ko kweli genda umbwire mukuru wawe aze hano ntawe uhari yagiye simbizi shawuriya nawe arananiye rwose hase buriya arumva amaze kunganikira ngagendera isubire gukina nanjye kanye kuryamira ntongere kumbyutsa kandi Yes Gabi mani banguka cyo gucukurira tuwarete afite hari nindi yuzuye dushaka kuzavidura kandi ngafite n'ifumbire tuzashomba nk'amezi 3 urumva rero ko harimo amafaranga menshi cyangwa se nimba ushoboye kuzajya wirirwa muri aba bakobwa ko nyine nta kundi wabirirwamo ntari ntari kabisa mani nyine nijyo ngiye nakubwiye mani uzakuntu sister kamana mvugisha uyu mukobwa makuru neza asa neza witwa ndese yitwa Joanna witwa neza tu nanjye nitwa Isayi ako nyine pe nimba hari umukobwa ushobora kuba unkuruye ni wowe uri umukobwa mwiza ndumva ngiye nkukunze ibyiza kubyumva ngiye nyine mu rugo nyine ni hari hepfo nyine ngiye nkora ibiraka cukura tuwarete vidura tuwarete nikorera n'amafumbire nyine udufaranga nkuyemo tuba ari utwo ngutwo numva yuko nyine umukobwa twakundana nyine ntago nakwirirwa mvuga ngo mukunze kuko nyine munamwihishemo mubwiza ukuri wanyemereye ukankunda nyine tugafatanya urugendo rw'urukundo by'urukundo ntabwo ako kanya leta wubwira igisubizo nshobora kuba nakubeshya ko gake bizaza nawe yego none se ubyira ko ngize amahirwe nkaba nkubonye ahangaha mu rugo ni hehe se hano hafi ko wabona tunaturanye nyine ufite telefone ndayifite ariko nasize muri nshyiramo nimero nyine yawe nubwo ako telefone kacitse amarezo Shinukuru urakoze cyane ariko nyine turi umukobwa uri mwiza pe nimba wemeye kunkunda ariko ko byanyabye shinukuri nyine pe ntago nanzi ko nanjye ari umukobwa wankunda none se basi tubonanye gutya wenda ntago nzi ngo tuzongera kubona ryari twajyanye byira nkakwereka mu rugo nyine wenda ukazajya uca hano ukavuga uti hano ni kuri wa mukobwa dukundana ibyo ntabwo byakunda gahunda nayo mfite ngiye gukora yego se kandi ntabwo wahura n'umuntu bwa mbere ngo mpite mujyana nyine nanjye narinda ahangaha hari umuhungu twatugiye kuvidura tuwarete yari hepfo ku mukire ubwo ntacyo tuzongera uzampamagara ubwo tuzahuriza kuri sawa ndagukunda cyane ego umukobwa we kabisa niyo yambwira kureka kujya ncukura tuwarete nkajya nirirwa mureba byaba bihagije kabisa sikese atuma ncika n'intege n'iyi telefone agusiye mwihera akayijyana ndumva mbuze ibyanjye byose nabimuha yego umukobwa mbega afite inyuma ntacyo ariko kajya gushaka amafaranga kuba yemeye kunkuna n'ubu ntabwo yankunda ntafite udufaranga na dukeya kajya gucukurira tuwarete umushenzi nawe naze cyangwa se abyihore njye kukikorana amakuru wari umeze neza cyane byiza kabisa hari akantu nyine nifuzaga kukubwira mva nsigaye mfite boyfriend mwana wa Rono meze ute Gabi bamwita Gabi Gabinzi
gabuzi se ahubwo wameze ati cukura imisarani ugira ute atunda n'ifumbire oya uwo mvuga ashobora kuba atari buzi ntabwo ari we akora iki Gabinzi akora muri banki ari serious ya akora muri banki abakobwa bose ko nsikara uko ababwira se nikavuga ariko ndibutse hari undi muntu wigeze kuza turi kuvugana aramubwira ngo amufitiye ikiraka ngo cyo gucukura tuwarete siko mbyibutse akashobora kuba mbeshya ariko buretse araza kumbona mwihorere ariko nizere ko ibyo mbwiye atari ibyanyabyo buryo umugabo n'umwicupa gakobeta umugore bamureba ese warajyayo areba abakobwa beza nk'abakundwa kaza buryo umugabo urajyayo se wowe urajyayo icyo kintu muvuze ni icyahe uri kujya he uragenzwa n'icyaha urabona tutari kuganira muri kuganira iki abakobwa beza nkamwe muri kuganira mu muhanda mujya gukora uri hano ukora iki se wawe birakureba uyu ni umuhanda ariko umuhanda n'uwandi komeza nyine nkomeze njyaye ndi guhagarara mu muhanda bareba oya nose ko wanguye uri hano ukora iki abakobwa mu kabyaramo ndahera kuri wowe cyangwa komeza ugende twibere mu byacu ibyanyu ni biki komeza hari n'igihe wasanga ntanabafashe ujya he njyewe mu muhanda caho genda njyewe njyaye komeza inzira wanzanye none uragenzwa n'iki akabyerekanye caho wowe ntacyo reka tugende ndaza kuvugana nawe alo yego umeze bite bebe sawa amakuru none se ko handi twavuganye guhurira nyine mbona ntari kukubona bimeze bite nagutegereje narambiwe bimeze bite ntari ndi hafi kukugeraho nguri kuza okay sha nyine ndanagukumbuye nizere ko nuzuri bumpobere yo nabikaza ubwo ndanaguheka hari ntaribi ako kantu ni sawa ntaribi uze kugakora nta kibazo oya ntaribi wowe uze kumobera nyine ungwemo nk'umuntu dukumburanye ngabanguka nyine banguka sheri narambiwe pe banguka Oh, baby, come on. Umeze neza. Oh, nari ngukumbuye. Nanjye nari ngukumbuye. Sorry nakererewe. Ibintu by'abakozi babyansajije. Abakozi rwose. Abakozi 60 izi saa sita bari danje. Umeze utese? Ameze neza gake. Mwese. Nawe umeze neza? Yameze neza. Ugize hano ryari? Shashize nk'iminota nka 30. Ntabibonye ko natinzeho gake ariko sorry nyine nyihanganire. Shawa nyine to. Nese bebe kuki wapanze ko duhurana ahantu? Ahantu sahandi ko nta kibazo nyine kubona tuba dufiringana cha. Ahantu haba hari akayaga nyine umva twahurira nyayo. Ndi bana baba bajyanye hano bari kuri inkoko. Ibyo si ikibazo urabizi. Hariya nta mafaranga agiye kandi urabizi ndayafite rwose sibyo nugira ikibazo. Aha ngaha nyine ngiye nkunda ahantu hatuje mpagarara nkuntura ibintu byanjye byose hari amazu yose ubona nayanjye. Babagiye. Ariya reba ari amazu 1 2 3 ana ari ku murongo umwe nkiri kubakisha. Nese wakabaye bambwiye tugahura ahandi hantu reba hano hantu. Baby humura basi next time tuzapanga duhuriza ahandi akora umeze neza. Hello. Oya kuse wakimara wowe ni gute umuntu aguha imodoka warangiza ukamubwira ngo ikoze impanuka. Ese ubundi ufite perime zingahe wa gicucu? Hanyumvira ingegerara. Wangegera uzi ukuntu warunkuye umutima. Umbeshya ngo imodoka yanjye ikoze impanuka. Uza amamiliyoni nayiguze ejo bundi. Gicucu gusa mbese. Yameze neza gusa nawe rwose ibyo wibyitaho ibyo nta bikaze ni ngiye nyine ahantu mu mahoteli kubera guhoramo cyane. Mwese bebe guhoramo gute?
buri munsi erega ufite amafaranga sundara muri hoteli none njyewe nta mwanya umwanya umboneye ubonye ari uko nzana hano hantu mva nkubwire n'ikindi gihe ntuzongere kunyinisha njye reka nkubwire mva wagicucu reka nkubwire n'ikindi gihe uri kumva we ubwo bugo ry'ijya ubujyana kwa so sha kimara gusa ariye bite amakuru nusi ubundi ko namukonzi ko igihe cyose uri kumwe na Rose nkaba mbona uri wenyine bimeze bite ubundi umunsi ntabwo twaba cyakuzana nigeze kubonana n'umutipe witwa Gabi ndumva atari ubwa mbere mbyumvishe asanga umuntu Gabi uwo Gabi sinumva ngaho ngacukura amatoilette niba ari n'amantuzara kekorana n'ifumbi bisori basi birakosoka sibyo yego wenda ntabwo nzi ikintu ukunda ntabwo nibwo kumbye kubizi Baby nari ndabikosora sibyo nawe rero ubumbeshya cyangwa ibintu ubumbwira ntago ari byo oya nibyo rukuri mbe buri kumbeshya kubyamira kose bari kumwe na Izayi abakorana na Izayi uramuzi ndamuzi kubyamira kose neza baba baziranye rwose wababonye ese nababonye ari hepfo abantu bari kujya ariko sibyo sha uriya mukobwa nawe amaze kunanira sinzi ni nkamwe niba niko nawe nikumeze se agura umuntu ukamubwira sare wanjye ariko meze sha mwebwe wenda sinzi niba ari uko mba nahari umukobwa wanjye nta burera gifite si nabahungu bari kumukurura se nibiki barohange kwirebera inka zanjye ukagira ikibazo rwose noya bebe nukazajya umbeshya nawe juba seriye mba ndi seriye ukamubwira oya next time uherukanye ukanzana ahantu nkaha ako nagusobanura impamvu aha ngiye nkunda kuba ndi ahantu hatuje numva akayaga ahubwo nkunda kuba nibera ahantu ku mugezi oya by'umwihariko nyine uzakabajyanye nko kuri Muhazi tukajya kuba turi ahantu hari view nziza just njyewe wumve ngo nari mvuye guhemba abakozi ndavuga ati turakumburanye reka mbaze ngo nyiraho mvugishe buriya next time nidupanga gusohoka uzishima ndabizi sibyo bebe nyine wumve ko bidashimishije oya basi mfasha kwishima uyu munsi ako naho ubundi warumeze neza nsigaye nkumbura kenshi ku munsi nta mwanya ukimbonera bebe wallahi mba nyine wumve basi nimba ntakikuvugisha ukagira ngo wenda hari ibindi mba ndi kuguca inyuma yamba ndi mu kazi just nkora amafaranga next time mu buzima buzaza tuzabe twishimye sibyo ku buryo umunsi ushutamamagaye oya bebe ibyo nyine ujye wumva ko nta kibazo gihari oya kirahari tujya umwanya utampaye ufite undi muntu wawuhaye sibyo tujya duhuza imitima njye nawe twumve ko turi connect aho uri numve ko turi kumwe sibyo bebe njye nako kazi nze kwirirwa nese jya ugakora ariko basi nanjye mu mwanya serious biri seriye ndabikosora sibyo kandi ndabizi ndagukunda ukerekana izere ko ntazabisubiramo umara ntabwo uzabisubiramo narahubye se cyangwa ntago ntahubye rero se umukobwa wangera se kariya gahungu bari kumwe noneho ni kande noneho reka ndebe da nose bebe komeruka igihe duherukana hari umujama waje akubwira avuga nyine gucukura toilette ariko n'ubushire nahuye n'inshuti yanjye nayirangije irambwira iti nyine mbwira buryo ki ukora akazi ko gucukura ndetse ukorana na mubona umuhungu ngo w'inzobusa witwa Izayi ibyo bintu wabubizi abo barakubeshya ni kwa kundi utera imbere muri quartier abantu bagatangira kugira amashyari bavuga utugambo two kugusebya ngende umukire nubakisha ari amazu reba ari hakurya mbwiza ukuri nk'umuntu dukundana mbe mbizi ikintu ukora mbe mbizi neza ntabwo nakubeshya ariko izo ni bra z'abantu bo hanze nawe urabazi sibyo nyine wakambwiye ukuri nkaba njyewe nkaba nzi ikintu ukora byanyabyo atari ukumbeshya ubu se umuntu ansebye nze mbikwemerere ngo biriya bansebya none ibintu inshuro ebyiri zose bive mu bantu koko wasanga banafite ukuntu bahuza ibyo simbizi tunabireke ibyo ni ibinyicira kariyeri se bigatuma ntekereza nabi ubwo muri make ni amagambo ayo ni amagambo y'abantu bo hanze hanyine n'amashyari yabo bibaye iki dati dore papa we kura ingofero wakimara ninde bakuzanye hano we vipi zawe wagicucu ubundi wanyune bakwitane
bakwitaga tarwa kimeze ntago ari wakorana na Izayi wa gicucu oya boss oya toka wewe ngubwire boss ayo matama ndayajwibura tuza wowe ntago ari wakorana na Izayi njye nubakisha amazu wowe urakeka yuko ucukura imisarane y'abantu uvidura amabyi warangiza ukajya boss njye ntago umukobwa wanjye ukamufata ukamuzana mu rwose icazwaho ngaho reka mbaze mbabaze ubundi muri hano kuri rwego munsobanure neza bazi uyu mukobwa wawe njye nihitiraga mubaze twe turimo tuganira papa ntago naganiriye nawe mwaganira mubaze mwaganiraga hano nk'iki ni inshuti yanjye twariganye mwiganye mu wakangahe nyine twiganaga ariko we nyine kundeba wavugishije ukuri ninde wabigishaga okay papa turateretana nabyo arakubeshya ariko se kuri kunyihakana njye nari ndi kwigendera nsanga oya njye bose hanyuma bamusanze abigenda bite njye reka nkubwize ukuri nari nicara hano njye nari mvuye mu kazi na Izayi urumva ubu nuko agiye kuzana ipiki twari turi gukoresha aho twakoraga hariya hirya ndaza nicara hano ndi kwiruhukira oya mbabarira oya mva nkubwire mukomba barire papa arabeshya papa ngewe none umva reka nkubwire wabahungu yego boss umva reka nkubwire ubwo busutwa n'ubugoryi n'ubumara n'uburofa mufite noneho deja warangiza ukamuzana kumuteretera hano mu ifamu yanjye wa gicucu boss njyari ikintu utari kumva ubundi mu rugo ntakubuze ibibuni birandagaye amasahani arandagaye ibiki byose birandagaye wasizeyo umwana hariya ngo akora iki uriya ruhinjura rwa kuri cyariya mu rugo papa twe turi kuganira ariko ubundi kubizi ko nyoko yagiye ku kazi nari ngiye gutaha ubuse aciye amasanga hashize nk'iminota 30 igihe nazi Yesu urakizi oya nese naje uhari narinje nyine cyo kuganira n'inshuti yanjye nkuko nabikubwiye iyi se n'inshuti yawe no mushenzi n'inshuti yawe injegera n'inshuti yawe boss nyereka nkubwire boss njyari ikintu utari kumva utavuye ku mwana wanjye ndakwiye namuzanye se ko nsanze hano nicariye utavuye ku mwana wanjye boss njye nsanze hano nicariye cyangwa mamagare polisi wa gicucu mamagare polisi babarire dore jyana umukobwa wawe boss njye icazwaho ngaho boss njye icazwaho ngaho boss urumva umfumu genda ukubura hariya pita yihuta ngubura ndabula mboni gutemba ulatata amoyo mwe